Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu ndi kumwe n'umutaramu Kedi. Meze neza Meki. Kedi umeze neza? Ndaho ndashimira. Meze neza nanjye. Nanjye meze neza kabisa. Ndibuye. Ururwembe. Urutare. Urutare rwose. Imana ishimwe cyane ubwo Meki Kayiranga ari urwembe. Iyo umuntu ahumeka nibyo Kedi. Sagize ngo ari ikindi dukeneye. Nta kindi. Umeze ute se n'imirupuko? Mbo milipuko ni kama kawaida hano muri Kongo. Bucya cyane yandi hara ni kwambara ubukeye. Kwambara ubukeye abantu cyane cyane muri iki gice cya Eastern Congo ko byageze ni Kinshasa ko naho hagiye kuba kwambara ubukeye. Kongo rero kugira crisis iteye ubwoba aho ibigiye bigeze mu magereza bya nka gereza ya Ruhengeri. Gereza ya Ruhengeri yagiwemo babohoye abantu babakora inkote zakuyemo imfungwa zirababohora zitarafata Kigali. None nizi mfungwa za habayemo akantu ariko abantu bazi history y'uburyo RPF inkotanyi yabohoyemo iki gihugu. Hari ukuntu ujya kubona ukabona nka 60% ni fotokopi ibiri kubera hari ibintu by'amaseselefe ibintu byo gukora udutendo kamiri tuntu ibintu nk'ibyo kabisa abantu baje basubiza inyuma barebe ibi ngibi harimo za technology harimo na n'imyitozo ihambaye kubera ijyanye n'igihe n'ibibunda biremereye ikoranabuhanga bijyanye n'ikoranabuhanga ariko urebye twanze urebye nko mu mujyi wa Goma ni Kigali rwose wareba inzira zisohoka usangamo za Nzove nubona inzira ijya zabwera amani manuka yepfo muri Sud Kivu urahita uyibona nka Nzove cyane bijyana abantu Gisenyi na za Ruhengeri. Ndabeshya Olivier ntabwo beshya ntabwo uzi ko hose yari yafashwe se byatunganye mu buryo buri indirect ngo ukugoma imeze niko Kigali imeze mu kwezi kwa 7 94 waryo buri inzira sohoka muri Kigali ni ubwo za Kabuga hari hafashwe buni burasirazuba y'ibyumba hari harafashwe kera ujya za Bugesera naho ntago byarongeye hari harafashwe Bugesera zaga ko naho ntago wari wapfa kwidumbukiza ngo ugeze amayanje ko iboneye ariko uko nta n'umuhanda wabagamo hari ntago umuhanda wari mwese wari gitaka buri inzira isigaye yari yo kwiyahura bagaca muri inzira izamuka nabo barafite amazi Nyabarongo bafite na Nyabarongo hari hasigaye gukorerwa rupuri strategique byumba ntago bagomba kayiko ntago bagomba kuzijya muri byumba inzira yari isigaye yari iyi ntambara yari kunyura inzira yingi inyura yingi izamuka iza Ruhengeri uriya mu kaburimbo kandi byari gukunda Shyorongi inkotanyi zarafashe hari muri risk nkuko n'inzira yo mu mazi kwalisi ifite ntago bambwira ko MV2 itafite access ku buryo iramutse ibishasa ubwato yabupasura no vuga ngo nubona bari no bagenda barombereje uko nuvuga ngo bahunga bagiye barombereje kuri Nyabarongo uko Nyabarongo igenda kwinda bageze hiryo ngo za Muhondo barazamuka baragenda bagera he za Rurindo hahise kugera hariya ku Kirenye hahise kurya gahunda yo gushorera barabashoreye mpaka bageje ni Gisenyi nabandi rero niko mushoze mbona basigaranye ntuzi ni kiyaga cya Kivara handi sinzira butaka bafite abangaba bo bahano abaye mu 23 na FARDC bafite amahirwe menshi cyane kuko begera umupaka na amasegondo ni minota 10 kuvuye muri Goma uhita winjira mu mujyi wa Gisenyi rwose bo bafite amahirwe asubwo FDL zizaza zice kuri immigration zize mu Rwanda zizaza abantu ntidukaye twumve FDL ngo twumve Omega na Byingiro Victory bari abantu bo ku rwego rwo hejuru bazwi hari FDL duhereye igihe genocide yabereye mu Rwanda imyaka 30 irihiritse so bivuze ngo umuntu wavutse icyo gihe kandi avukira muri Kongo hariya ashobora kuba ari ku ipeti runaka ryo hejuru muri service militaire ariko ku rundi ruhande ari mu FDL wenyewe uriya muntu niyambuka hano biragoye kuzamenya ko ari FDL Meki nekeza ko ariko Kedi ikintu kiba cyoroshye iza ko u Rwanda ni igihugu gifite intelligence kandi yizewe nanjye nizera ubwanjye niba Kedi w'umunyarwanda bashaka gukora intelligence yo kubana amakuru Meka akayikora Olivier akayikora ubwo si igisirikare bimeze biti bo nibyo barayifite mu Rwanda turabyemera ko ni muri Afrika u Rwanda ni kimwe mu bihugu abantu bahabuka kujyanye na intelligence kuko hari ukuntu gana n'abasaza ukavuga ati sha ibyo byihorere ariko ku rundi ruhande igihugu kineka nacyo bakineka kineka ariko ikintu ngiye mvuga
scanning wibaza ko niba ari ukuzaza mu mujyi wa Gisenyi bahungiza mu mujyi wa Gisenyi bazayoberwa ko scanning izaba itarakozwe. Scanning ishobora gukorwa bakavuga ati uyu azaza uyu ntazaza, kimwe nuko nayo mu Venezuela ivuga iti rero twebwe rega hari ibintu tugomba kwemera. Uyu munsi wa none Venezuela ishobora kubivuga iti ntidushoza intambara hano muri mujyi wa Goma kubera ko u Rwanda tutaruri urubangamire kuko rurahita rwakira impunzi. Bashobora no kuvugana bati u Rwanda muriteguye ko tugiye kurasa umujyi wa Goma, mwiteguye kwakira impunzi. Bakavuga ati ariko kuko nayo Metro already ifitemo za intelligence hano muri mujyi wa Goma, ariko hari abantu abana bashobora kuza kwinjira, mwiteguye kubafata kuko baba babazi. Urabona nk'igihe gishize igihe mpamya kandi ndabihamya neza amushuwa amezi agera ku 8 M23 iri rwose uyu mujyi hanini n'uburyo bwo gusikaninga yibereyemo. Oya hari nibyo bajya batwara ndabizi, naye ndabizi ko ari ibintu bajya bazoba hariya mu Goma barabaterura kabyuko ugasanga umuntu nka Olivier bamujyanye kera ntuzaho yagiye kugira ngo nawe yagiye bunagana. Rega nibyo tuyatubwira abantu niyo waba uri umusivile Olivier ni gute waba uri Kibumba ahantu tereza amafaranga atarenze 1000 kuri moto mugire mu mujyi wa Goma uri umusirikare ufite imyitozo nk'iya M23 ukaba udafite abasirikare bakora akazi kabo ka buri munsi muri Goma kandi bagataha. Tureke n'ababamo nk'abantu batuye abamotari cyambere ntabwo barriere ziri hariya zivuga ko nta wemere kuva muri Goma ngo ajye muri area M23 irimo n'urujya n'uruza. Umumotari ava hano muri Goma kazenguruka akajya Rubaya akongera akagaruka umunsi akabara wuhiritse. Bivuze ngo hari abantu bo muri M23 birwa muri Goma umunsi ku wundi kandi iryo ringara muvuga bararizi, icyo kinande muvuga arakizi. Kumenya ngo Olivier ufite amamuko mu Rwanda arahana biroroshye cyane. Zo n'umwaka oya batuye no se turisakitura muri hoteli hebe turanga igibaterura hari abantu bajya bakurikirana kugira ngo amahoteli menshi n'amazu agezweho na yaba FDLR cyane hari quartier bambwe ni bari quartier ni iyo quartier entreprise nayo ndibaza hari bafitemo ayitwa za Himbi niho hari ibibanza Himbi ni muri VIP ahubwo haraza ntoshe impamvu mvana n'amagreve cyane ngo hari ibibanza bya make ko ryize FDL zageze kwitirwa Rucuro zigakwitirwa Masisi zirimo ziraguramwe amapariseri no hagihendutse. Himbi rero bura hari yari muri VIP niyo hari zango za ba minister nyejo bundi rwa rugo basanzemo ibikoresho byagiye byibwa mu mujyi wa Goma ni kwa Julien Paruko niyo watuye quartier Himbi kuva kera ari VIP ahubwo quartier ziki muri Kigene nka Nyarutarama ahubwo wenda ngaza nuza hariya izo bavugaga za Ndosho za Kevere Mugunga iyo ngiyo hariya hegereye ikiba cya Mugunga niho zituye cyane. So urumva rero ko byo ntitwaga ko batazaje. So Kedi wenda twigere rero ko twese tujya kuri ibyo nge twigere mu nkuru za tugiye kuvuga uyu munsi none tugiye kureba uko mu mujyi wa Goma byifashe, turebe Masisi turebe ariko numvishe ngo FDL zirimo ziranahungishwa FDL ziri guhungishwa izindi zikagirwa impunzi izindi zigashyirwa mu Wazalendo bafite icyo bikanze. Nuvuga ngo iki kintu cyo kuvuga ngo urabona mu nama ya Rwanda bavuga ko bagomba kuneutralize FDL. So Kongo rero buryo bikoramo yabikoze mu buryo udashobora gutandukana FDL. Nuvuga ngo bafashe Wazalendo zimwe bazohereza muki muri nako bafashe FDL babahereza mu Wazalendo. Urabuka ko ubwo metero mise shize rasagara chove bamwe mu FDL baramanutse bihita bigira mu basivili. Yego bakuramo myenda buvuga ngo igihari kizwi nuko bagomba kujya bambara uniform cyangwa bagiye muri defense zabo ari uko bagiye mu rugamba. Ariko muri iki gihe n'abaturage basanzwe cyane. Iyo ni strategy imwe udashobora kuidentify ngo menye ngo FDL hariya batwara amamoto, FDL batwara amataxi, FDL hariya biragoye kwitandukanya n'umusivili. Bizagorana cyane pe. M23 na mukirinje no muri uwo mujyi wa Goma bizagorana cyane gutandukanya FDL n'umusivili. Bizayisaba Bwana Olivier bizayisaba kuzana wa FDL bamwe bazira babanye nabo. Icyo cyo M23 ndabizi wa mugana uzi ko ubu ngubu nk'aba FDL bari gufatwa ubu ngubu M23 igomba kubagira imana ni mari yo kusikana cyane. So ibyo bavugaga byo kuba bari guhunga nibyo kuko bari guhabwa amapassport mbere na mbere, ariko bari guhabwa amapassport n'ukurikirana urasanga ari ba abantu bafite ibyo bagirizwa mu Rwanda. Erega hano twebwe kwanza abantu bakurikirana intambara n'abasivili ushobora kuba utari kureba izabeje ariko bariya n'abasirikare
twasanze banize cyane abenshi muri bo. Ikindi bafite ubutasi bukora. Ikindi abakongomani babana nabo barabazi. Umukongomani ubundi bakubwira ko ari ikigeugeho. Wamuhaye ifaranga uze kutwunganira niba tubeshe bwa Olivier urabazi. Wamuhaye Janvier Karayire bamusabye ko yazafasha kurwana kuri ntuza kuri za Butembo. Aranyije arasona ati giye mu ibikoresho nago nzakorana na FRDC ko bangambanira. Ati ahubwo mugiye barabazi. Umukongomani abanye igihe kinini na FDLR bivuze ngo hari ibyo bacanyemo baziranyeho ku byo bagiye batabwa mu nama. Kandi ubu babana FDLR yigeze gabwaho ibitero na FRDC cyane rwose. Ikindi kugira ngo umenye ko FDLR tizara FRDC nubwo babana nuko ubu tuvugana hariya muri Mubambiro FDLR na Sadeke babaye agatiga kubiranije FRDC barayiheza. Iyo ukurikiranye ukamenya impamvu bayiheje bavuga ko ngo FARDC bagambanira. So urumva rero FDLR nabo bafite ukuntu kandi irabikora n'ubundi FARDC bagamba. None se niba wibuka neza muri za operation zabaye za Umoja wetu muri na Fandeka yarabivuze ejo bundi avuga ko bajyaga bapanga operation zo kujya kurasa FDLR. FARDC gahita babwira iti turaje. Noneho FDLR kajya kujya gute kubatega mbushe. None RDF ikayimenya mbere igahita igira gute igahita ihindura aho yagomba kujya ikanyura handi. So nuko bakoranye kugira ngo bakore nuza operation za nuza za Umoja wetu. Aba bagabo rongira ngo nejo bundi twagikomojeho baratera icyumvirizo bakumva abitwa bawege na ministre wa nuza wa Kongo yageze Rwanda. Bava ibiganiro baganiriye ntibijya hagaragara n'u Rwanda. Urumva bakumva arakanunu ngo Rwanda ngo rukunwe kurganira ngo na Kongo nubwo tutabihamya bagahita bavuga atari ko abantu dusangiye urugamba badusezeranije gutera igihugu cy'u Rwanda mu gihe twabafasha gutsinda M23. Ubu mu gitondo dusanze basinyanye na RDF amasezerano yo kuduhiga. Bakavuga ati rero reka dutangire nk'ubu hari uko batayo zigira muri 3 za FDLR zano muri Nyiragongo bashaka kuzihindura abazarendo. Bigomba kuba byaranakozwe kuko inkuru imaze nk'imisi 2 gutyo tuyimenye. Already kubahindura abazarendo bisobanuye ko igihe igihugu gitekanye abazarendo barabakubwira bati mpamvu bari kurwana kuri sede ya leta barabwira bati twebwe nitumara kwirukana uwo mu bwoko bw'abatutsi hano kuri ubutaka urabyibuka Inyasa bivuga muzatudemobilize. Urumva nujya kudemobiliza umuzarendo uzaba ugiye kudemobiliza FDLR. Abona amahirwe yo gutura muri Kongo imitungo ye irimo nahoze mubivuga ngo inyubako zisobanutse hano muri Goma za FDLR. Amaduka akomeye hano na FDLR agume ari kumwe nayo. Nuko nguko niwe mukino urumva yabaza ari demob azabari za force wa Kongo hano bazahabwa passport bakahunga bakagenda bikomeye nabahe aba passport muri kumva bari gushakirwa ibi bya za passport zishobora kuba ziba permita kujya mu bihugu bimwe bitandukanye byo muri Afrika. Ni ba bantu bazwi ko bakoze genocide. Avuga ati umusirikare ashobora kutamenya ariko umuturage yakatigoma akavuga ati kanaka ndamuzi kuko igihe mu vetura yaba yamaze gustabiliza ibyo uyu mujyi wa Goma. Ntekereza ko ubuhahirane buzaba ari nta makemwe. Tugiye wenda du project izaba ari nta makemwe bitewe nuko process nayo twanavuga impamvu M23 itihuta cyane nko kubakusanya babe bari hafi n'abari kure babe baza hafi byose birashoboka. Nk'aba bari bageze hirya hose ushaka uburyo baba hafi kabona uburyo ibakusanya uko tubigana na Meki bigaragara ko hari indi mise M23 kubyihariye FDLR. Meki tuvugishije ukuri uduce M23 isangiye n'u Rwanda haratekanye. Nta muturage bari wumva yakubiswa urushyi nta nugira ikibazo n'abaragira nk'abaziragira nta kibazo even naho basangiye na Uganda. Nago twe twabona uravuze ngo ho basangiye n'u Rwanda aho bahuriye no guhura ngo ni border sorry ni muyaya yakumva akangurukana akahita gukoresha akanagakata rwose ati mu Rwanda akajya gasubiramo. Ibintu byo gukata barabikunda. Ejo bundi hari umudepite nabonye bari kuvuga ati mugomba gukurikirana ukuntu mwa supportinga M23. Mwarabibonye iyo nkuru abakongomani bari kuyikoresha. Bo babifata ko guverinoma yamaze gukufamika kwa kundi abadepite baba batanga ibitekerezo mu nteko nyine. Umwe aravuga ati tugomba kureba ati impunzi za 59 zacyuwe na RPF Inkotanyi.
ati rero turebye ati ntabwo impunzi za hano muri Kongo zizigera zicyurwa na UN, ati ko nizo muri 59 ntabwo UN igeze igira ikizifasha. Ati rero birakwiriye ko twasapotinga iyo disikuru baragakase. Ndakubwiza uko abakongomani baragahererekanije ukavuga ati noneho guverinoma y'u Rwanda yemeje ko igomba kucyigire mu 23 ikadukuraho burundu. Urumva wenda ibintu umuvandimwe yaravuze bifite ishingiro. Uduce u Rwanda ruhuriyeho na M23 ubwo ni ku mipaka nyine, ntabwo twe twumva umuntu warashwe, ntitwe twumva inka y'umuturage y'u Rwanda wenda yarishije ku butaka byanga byakunda. Ahantu hari imipaka hari igihe umwe ashobora no kuza kurahurira undi. Ibonye muri za nce za Kabuhanga biroroshye cyane ko bamwe baza gukora business hakurya abandi bakaza gukora business n'abaturage barambuka kajya kuragira. Nta muntu rero wahohoterwa. Even no muri Uganda ntabwo twe twumva Uganda ikora izo declaration ivuga iti abantu b'abakongomani badukoreye amabi baturutse muri ene za M23. Bivuze ngo M23 nigera hano wenda muri Goma mu gihe runaka nitubizi, bizaba biri ngo byoroshye ko umuturage wa hano Gisenyi cyangwa se n'ahandi yakwisanga Goma nk'uko wigoma asanzwe yisanga hano mu iwacu Gisenyi n'ahandi mu bindi bice bigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. So kuvuga ngo rero twaye tubikomoreje kuri izi FDLR tuvuga tuti bizagenda gute. Urumva ko ahangaha Kedi nto wibaza uko cyambere cyo mu FDLR umaze imyaka 30 muri hariya yamaze ko umuturage wahariye ndimi zose arazivuga neza cyane. Ikindi nuko aba FDLR bavuye urugero nk'abakomando bafite batoya bari mu myaka 30 n'abana bavuye hariya nkaho ndi batwetse umutobo mu special force. Urumva iyi ni challenge uriya zindimi z'Igiswahili z'Ikinyarwanda z'Ikizingara barabivuga byose bakabivuga. So ubona ko byanga byakunda aha hantu harimo umutego kuri mu bintu. Ubundi FDLR ni impamvu ikomeye mu kugira mu kuzatuma M23 itabasha kuachivinga neza. Ikindi ni impamvu ikomeye mu guteza umutekano mukeya mu hariya. Ni impamvu ikomeye no bisaba ko M23 izakorana ubushobozi bukomeye, binasabamo n'ubunetsi buhambaye kumenya ngo aba bantu bameze gute, imitima yabo ni ihe, ese ideology yabo bafitemo ni nk'umukomanda yigira umuntu uraho ngo usanzwe. Ariko anytime azagafata nk'abayobozi akora hakorwa ibikorwa by'ubwihebe cyane nk'uko Israel Shababu zibya cyangwa n'abandi babigenza imitwe y'inyeshyamba barabibona. So rero kuba barababwiye kuko ngiye makuru nabonye nuko message habaye inama yo guhuza abanda ndetse n'abahunde n'abo mu bwongo aho tunibaza Kedi bahuza barabaza n'abavuga ko bagomba basinyamase no guhuriza hamwe, ariko banavuga ko nta zina FDLR barashaka kuri bashaka kunga FDLR n'abazarendo ko mutera n'abazarendo. Aha rero bumva ko tugarutse kuri Rwanda harimo kagatego kuba abantu bumva ko Rwanda ngo harimo kunetraliza ntuza iteka birazwi. Iyo u Rwanda rugiye kumeza na Kongo aragira ati zi FDLR zaduhangayikishije mu bintu byose baganira bijyanye n'umutekano. U Rwanda reporting FDLR Kongo ikerekana M23 ko nayo ari y'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda mu ziri ku butaka mu Rwanda. Kongo rero kabona ko ishobora kuba ifite ukabona ko ifite ivuga iti reka dukoreshe tactique. Bamwe d'abord bamaze kubenjekta muri FARDC barimo bahawe n'amakarita noneho ya kera yerekana ko bakinjiye kera cyane. Abandi bagiye kugirwa abazarendo, abandi bigaragara ko bazwi ku buryo n'umuturage yabavumbura bahabwe izo za passport abe yajya za Zambia cyangwa si Burundi n'ahandi akore yibereyo ubuzima bwa mire na mire nk'umukongomani. So ku rundi ruhande Kongo niyemera ati okay byigeze kubaho ko za 2009 habaho za umoja we turabizi muvandimwe wanjye bazaza tuzasubire kumeza bya tuti rero izi FDLR twebwe ubu tuvugana twitandukanyije nazo ahubwo muze muziyige muze dufatikanye tubahige mwe muberekana mu bavuga mu wenda hari udutsinda duke turi nkana nk'uko ujya kumva ngo muri Giseguro ngo bararwanye kandi na gace buto sisanzwe control wajya kure ugasanga ni nk'abantu bane bateje uwo mutekano muke ko bintu bakumva nka za Kibirizi habaye imirwano n'abantu baraho ngo badafatika batarwana n'amasaha abiri bumva ngo mu makoya tatiraje
bagahita bafumyamo. None abo ngaba bari bwo abari bo Kongo ivuga ati okay, twebwe ibyo dusabwa twarabikoze, twabari uburenganzira bwo kuza guhiga FDLR zanyu, muhora mwerekana ko ari cyo kibazo. None mwebwe M23 ko mukomeje kwisapotinga, ni aho ngaho niho ubona ko Kongo ifite ikiri gutegura. So Kongo ubona ko ha buryo bundi ifite uko yakwiyambura FDLR itabikoze mu buryo yagize amahirwe hazamo Wazalendo kuba mixa muri Wazalendo basanzwe bakorana baranaziranye. Abazalendo benshi niyo yabakreate FDLR yabakreate inzira n'abatoza, cyo ni kimwe. Ikindi Kongo kuvuga ngo FDLR ngo turagucyuye ariyo noneho ibafetiye runini mu rugamba ntabwo yabikora, biragoye. So ubona ko ntibabonye umu officier wo ku rwego rwa Lieutenant Colonel ni Kano parapara Lieutenant Colonel, umuyobozi wa Special Force Battalion, Special Force Bataillon Speciale ya FARDC ni FDLR yigendera. Ariko byarangiye nyine apfuye cyane, yarapfuye ariko arimo hariya muri yakubwira ngo Kongo yamutanga birashoboka se? Ntabwo yamutanga, bagiye bafata imyitozo nyine iyindi kandi igihugu kikabatakazaho umwanya n'iki n'ubushobozi cyane. So ubona rero ko Kedi ibya FDLR mu mujyi wa Goma bizayoberana, gusa intambara izarangira nabo FDLR ivaho. Izavaho, bizaba ari n'amahire ku gihugu cy'u Rwanda. Ntekereza ko wenda ibintu byo kungira kubibazaho cyane sinzi ko bazacika burundu, ariko M23 ni stabiliza iyi Goma dukurikije intera igezemo irwana. Hari uburyo ki FDLR ishobora kuzasigara ari umugani. Ikindi ni n'amahirwe M23 ifite nuko FDLR ubwayo nayo yarihinze ikizana mu mujyi wa Goma, iri ku marembo yaho igomba gutaha. Iri hano iri ahantu bigoye ko yaba ifite amahoro kwijana izahatura mirere na mirere, kuko M23 ishobora kuza pe ikaramana n'imyaka 2 igikwepa na FDLR muri aya makaritsiye ya Goma, ariko finally uwigize impunzi azasabwa gutaha, nataha agasubira kuri gakondo ye iyo za Masisi n'ahandi. Bazavuga ati ariko uyu muntu uri hano bizagaragara ko ari kavukire cyangwa se atari kavukire. So urumva nyine ko byanga byakunda amaherezo ni mu nzu Kedi cyane rwose. So hanyuma Kedi turebe wenda ibisubizo bya FDLR byo ko bagiye guhabwa ibyangombwa. Kongo irimo ishaka kubahungisha no kubahungisha bajyana mu bindi bihugu, baho ubuhungiro, rero kubahungisha ko ubuhungiro bwo nayo ntabwo ifite. Turebe mu bindi bice bimeze bite Kedi? Mu bindi bice n'ubundi ubona ko bari muri gahunda zo gutegura intambara. Gahunda zo gutegura intambara zikomeje nk'iyo za Masisi zone, urumva ngo za Kajugujugu zirimo ziratunda minisio n'ibikoresho nibwo nibi byose n'imivuzi n'ibyubuvuzi. Urumva barimo barategura intambara, ariko si ubwa mbere si ubwa kabiri tuvuga ngo bari gutegura intambara ikanakirwa mu bikorwa ikaba bikarangira ariko bakubiswe. M23 twamaze kwibona ko ibarenze, igukubita recto verso. Ubwo nshatse kuvuga ko iyo yatatse iragukubita, niyo yo ikwatatse iragukubita homanda we. Ku bantu bazi by'imiti ubango hose M23 iri 100% amugani wa Goma ati victory jana. Rero byacanze abantu bakavuga bati iyi ntambara karenegeza guhura n'umusaza musuze cyane, arambwira ati Kedi njya ngukurikirana cyane nicecekeye, atari ko mbona iyo ndebye imigendekere y'urugamba, ati mbona Tshisekedi ari M23 wigendera wambaye n'iniform. Niko birariko nise muzeho bivanye. Ati ni gute amafakti, ati ni gute umujyi wa Goma uzamba bene aka kageni. Ati uwitwa Kirumwami gavana akaba n'umusirikare tukaba tutarabona bamuhenda, ati se niwe guverineri wenyine ushoboye ku buryo batazana undi wo kumukora mu ngata. Hayana ariko ni etat de siège ngerageza kudefana mugira ati Kirumwami no musirikare, Kirumwami akakarera arakazi ni kavukire. Wibuke ko ari umuntu ufite amamoko hariya mu gice mu bashi yego. Ntihana arahazi cyane, ni zimwe muri facte Kirumwami ni umuntu wa mbere umukire nawe ari mu bakirita Wazalendo ndetse no na FDLR n'umuze na FDLR byagorana ko haza n'undi muntu ushaka kubasha gukora. Ikindi ndanamubwira nti wibuke ko kandi Kongo ijya gutangiza intambara yavugaga ko ba nyir'ubutaka abantu baraho ngaho bahazi aribo bagomba kuba priorite mu kuburwanira. Ati reka da none se ajya kuri Chiko Chitambo. Ati koko uriya niwe musirikare wenyine FARDC ifite ku buryo yajya kubitwa bakajya kumuvuga bakamugara kuri field gutyo atubona hatarimo gahunda. Hani muzehe rero ni ibintu uvuze ngiye gukora recherche ntariko Kirumwami
afite amamoko akarere akazi FDL arazizi ndetse n'ize M23 n'abaye mu Vitora bose arabazi ni Chiko rero nawe ubwo tuzamenya impamvu ahora ari we ukora rutini aza buri gihe nubwo aba yatsinzwe arambye ati yewe niko yambwiraga kuri ngo we ko abibona ati mbona Kisekedi nubwo ari mu Vitora yambaye uniform Meki Kayiranga nanjye nkubajije ibiri umusaza yambwiye bihuriye he n'ukuri nanjye nasa nk'umwumva ku ruhande rumwe kubera ko nubwo yavuze gutyo wenda yahoranyije Kisekedi afite imbaraga nkeya mu gisirikare cyiwe byaragaragaye cyarakubiswe ariko Kisekedi niza agaragaza ko batsinzwe nganabyemere bambuye ibice byinshi cyane bigera kure bigaragara ko we noneho ikindi yohereza abasirikare ku rugamba ntashobora kubagaburira umusirikare akamara nk'iminsi 3 itarya kandi umusirikare ku Rwanda muri rusange yagiye kuzana noneho hajya kuzana abacashuru yabaza yagaragaje ko igisirikare cyiwe kiri faible kidashoboye so rero iyo urebye gahunda ze imipangire yiwe uburyo agumya kwigenya bati giye sinzagana n'abara abantu bikwereka ko ahubwo bashyigikiye ko M23 ifata ibice byinshi cyane nkuko iyo ibishaka so banga ahubwo M23 nayo ubwayo niyo nimbona itabona umwanya wo kwifatira ibyo Kisekedi abaha so ikindi wakwibuka nuko Kisekedi n'ubundi igeze gushaka gukora na M23 yes igeze gushaka akongira ngo ari ibiganiro byabayeho Kisekedi ubwe bakubwira ko nawe yari mu M23 ari mu bantu ba mbere uko afanda wiri ngoma yigeze no kubikomoza ubwo se makingo ntebuza avuga ko Kisekedi nawe bayi trend n'abantu babo muri Rumanga bamuvuga ko inga bagambaniye ahubwo yabagambaniye ikindi kiribuke ko kumara amezi 10 nangahe Kinshasa byari bitewe na Kisekedi so urumva imikwanire yabo yari hari Kisekedi nawe muremano uzasanga ari mu bantu bazi ibya inventory irimo so rero urumva ariko byanga kubera ko hari environment cyangwa se political environment ni ishobora guhindura ibintu ukabona ukundi cyangwa se abo bakabona ukundi so kedi na deployment zikomeje gukorwa hano mu mujyi reinforcement umujyi bagoma wibonye ko biriwe bikaze imyigaragambyo leta ya Kinshasa ngiranga ariko nigeze kugera no mu kiganiro muyikomozaho n'umuvandimwe Olivier abonye ko imyigaragambyo urwego bari bayiteguyemo ntago ari rwo yakozweho kuko bahise bazana ikintu noneho gishobora gutuma baraswa buriya kuzana abantu unibuke ko ari inyandiko yari yasohowe n'ubutegetsi bw'Kinshasa bavuga ko iyo myigaragambyo bayamaganye batayishaka ko iba yuko ngo ari imyigaragambyo ishobora kuza kugaragaramo cyangwa se M23 ishobora kuba iri inyuma ubwo iyo batanze itangazo ngari ya Bwana Meki bivuze ngo ni urasirwa muri iyo myigaragambyo ntuvuge ko warashwe biroroshye cyane guhita dosiye bavuga ko imyigaragambyo yari urimo yateguwe na M23 noneho babikoaliziyona no kugufata imirambo yagiye yicwa n'inzara yagiye yicwa n'uburwayi ako Kongo mana yanjye nayibonye aho bayisize ni imirambo myinshi 80% y'imirambo bari bazanye hara muri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma nabishwe n'inzara hano mfite akantu gatoya kavuga ku by'imirambo nawe reka tuyikomozeho nubwo mwigeze kwikomozaho Bwana Meki gatoya maze nihagarika uhagaze Olivier ndaje tugiye mu ngaruka mfite naje meze nayo mpano ku mirambo so nibyo nareho nkubwira Bwana Meki iyi mirambo 80% uko ari 200 bakubwira ko ari abantu bishwe n'inzara bakicwa n'uburwayi bisobanuye ngo mu nkambi hariya zirimo izi mpunzi inzarira numa twagiye tubigaruka inshuro nyinshi turagiye ufite umuryango ukabona ama kilo kimwe kibishyimbo bakamuha kanu tuvuta tutarimo n'agakoroboyi kavuga ati uyu muntu ni gute arabigabura mu bana bagira nko ku 8 famille y'abantu 10 so bakakubwira bati niba serikeye imwe bashyizemo mayiti hariya serikeye imwe iragura amadolari 20 ngo hagati y'amadolari 80 n'ijana 50 serikeye imwe bakakubwira bati idrapo ndetse n'imyambaro bambitse umurambo ni hagati y'amadolari 50 yose hamwe akaba 200 bakavuga bati none amadolari byibuze 2 ko ariyo umuturage yakaba yakonsoma uri mu nkambi naye akaba atayabona hajya buriya abantu 200 bafasha amadolari batakaje kuri aya maserikeye ntabwo yabatunga bwe byibuze cy'amezi 3 havuga bati rero ibi bintu n'uburyo bwo kwifotoreza ku mirambo n'uburyo wowe ngo bakomeze basige icyasha M23 ariko ubundi nta rukundo aba bagabo bafitiye izi mpunzi nta rukundo bafitiye igihugu nibarusahurira mu nduru tout simplement so urebye kidi kiri hano Kongo yo nibyo nahoze mvuga mu kiganiro cya mbere nakoze
itsinzwe muri diplomasi, habaho n'uburyo bwo kuba itsindwa mu rugamba. So ni igihe kiba kigeze ngo ikore na za propaganda izikore, kuko kiriya kintu urabona uyu munsi baravuga ngo abasirikare ba Kongo bagiye Kigali kuganira na leta y'u Rwanda, bavuga ngo hari abamimetura bagiye Rwanda banyuze Kampala, byose ni ibyavugwaga. Kuba rero abantu bazana izira dosiye zo kuvuga ngo noneho M23 iri kudupeza kugeza ubwo twebwe dusaba ibiganiro nkatwe, kuyifata bakayisiga icyasha cyuko ari abaturage yishe. Ikindi bibuke ko muri iyi minsi abaturage barimo barataha muri Mabetsi na Rucuro, ndetse na M23 mu itangazo yakoze uyu munsi mu gitondo, ubwo ndavuga M23 na FC baba ko abaturage bakomeje gutaha. Ibyo birakwereka ko kuvuga ngo kujya gushyingura abantu bakaba ko bishwe na M23 ni ikindi kintu cyo gutuma abantu badashobora gutaha, cyangwa se propaganda kuki kuri M23 cyane. Ariko none nkavuga nti Kedi, ibi bintu byose M23 ikomeza gushyiraho, bwa mbere bisha bazarendo babandi babaga muri rwa rusengero barabarasa, bavuga ati M23 yabikoze. Hashize igihe tubona abasirikare FARDC bakurura intama n'ingoma n'iki bavuye kurasa abantu, twanabonye bari no kurasa n'abantu. Ibyo biba birigaragaje. So njye mbona ko nta kindi gisubizo nuko M23 izajya kurinda, igomba kurinda umutekano w'abanyegoma. Ikwiye kubizikarinda umutekano w'abanyegoma, ariko nanone ukitinda niko ibintu birushaho kuremera. Ejo bundi twakikomojeho ariko ntitwakivugaho ku buryo burambuye. Iki kintu cyo kurindisha imijyi kwa Kinshasa, iyi karita ishobora kugira effect kuri M23. Nk'ubu merutse kuvuga n'umuntu umwe hariya wo muri haraza Cyanzu, urabyumva. Ese uyu mujyi wa Butembo wagezemwe Abagande muri stade kuwinjiramo harimo force za UPDF, ko nzi ko UPDF ntacyo mupfa. Nange ati rero atahangaha birasaba ko dukomeza tukifatira ibyaro byacu, ati bindi bizaba biza nyuma. Gufata ibyaro bisobanuye ngo umujyi koalition yagutsinze, ntabwo uri buwinjiremo kuyiboneye, kandi udafite umujyi ntuvuga ko ari cyo ufite, kuko nibyo nababwiraga kumbwira ngo urarinda umutekano, ubundi urarinda umutekano mu mujyi, urarinda umutekano w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Utarasoza byese binyereka ko n'uyu mujyi wa Goma nawo ni indagizo ni challenge ariko kuri M23 challenge ngo urarinze intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ufite ko tetwaye zose, ariko sabotage iva muri uyu mujyi. Gahunda ngo yo kuba twifatira ibyaro byacu byambwiye ko byasobanuye ko umujyi wa Goma biri kure cyane ko M23 yanawinjiramo, ariko ni umujyi wa Goma bawurimo bifuje nubwo bo batabyivugira pe, murabizi. Ikimenyimenye muzarebe Vicumbi ijya kuvamo, mbere ukivamo abaturage ntabwo ari wakumva bavuga ngo FARDC ngo FDLR baratuzengereje, bari babanye babashyira imisoro gatunambwene, ariko babyemeye nta kibazo, bacecetse. Yewe abayoboye ba société civile arazira haba cyane bakora declaration ibiki n'ibiki, M23 iri kubangamira, ariko ihageze basasa ibitenge bagati ahwe. Hano mu mujyi wa Goma nubwo abaturage kuko ariko tutibaza impamvu bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa, bamara kubwamagana bagashaka no kwerekana ko M23 ntibamagana M23, ntiturabona imyigaragambyo byamagana M23. Meki Kayiranga wari wayibona muri iki gihe ntayo, na mbere ho yabaga mu gasaba, ariko ubu ntayo. Bamagana Kinshasa ariko ntibavuga ngo dushaka M23. Ubwo no kuvuga ngo mu gihe gishoboka ko M23 yakinjira hari Shangwe na Vigeregere hari umujyi wa Goma muzamumva bamaganye Kinshasa M23 babarasa, ntibamagana ubundi twakaye tubona bamagana M23. Bakavuga ati rero iyi mirambo iri hano dufashe umuhanda turawufunze, twamaganye M23 gutuma izi mpunzi cyangwa se abantu baraswa n'ibiki, ariko bamagana Kinshasa bavuga ati mwebwe murimo muri ntabwo mushoboye kuturinda n'ibiki, nubwo baterura ngo bavuge ngo M23, ubwo bihita bikwereka ikiri mu mutima yabo. Bakeneye M23 M23 ahubwo navuga ko ari iri ko batenguha. Yego ubona ko M23 niwo mukiza w'abanyegoma cyane, kandi kuvuga ngo iza liberating za Nord Kivu uko nagomeza ivuyemo. Uzababona bamagana MONUSCO, uzabona bamagana Kinshasa, uzabona bamagana kuko bababwiye ngo gutaha nimugoroba ntibyemewe, ariko ntuzabona bamagana AFC.
sinzi niyo myigaragambyo uruka kuyibona ntago babikora ubu ngubu kuko bageze bari mu mazi abiri nose aramagana AFC gute azi ko ejo iramugeraho ubwo niba batayamagana barayikeneye bibwiye kuba nk'ibyo nari nkubwiye bya Kicumbi Vicumbi na za Nyagakoma iyi Vicumbi nta muntu wigeze ajya mu muhanda ngo dukeneye uretse na Vicumbi even na za Kanyabayonga barahagera na za Kirumbi cyane barahagera ukabona turagatewe bagakoma mu mashyi abamama bakabyina ariko ibi bintu M23 ikwiye kuba ntago tuzi impamvu itindira muri Goma kuko nabo gisore itangazo yasohoye ririmo riravuga ko abantu bishwe muri uyu mujyi M23 yageretsweho ari na AFC bageretsweho aribo bashyizeho ariko ikavuga ati muri uwo mujyi harimo za wazarendo nyinshi cyane zo zizengurutse uyu mujyi nibo bishe abantu ariko nawe wabireba washyira muri logique nibo wazarendo ziri kuva Nyiragongo kuzagenda ukazenguruka ukagera za nizo gusa uvuye za Mubambi ukagenda ukagera munuza muri Kibumba guse ninde ko kukwiye gukora ibyo ngibyo bazarendo bajya bibuka kandi ka FDL ni imitwe tuvuga cyane rwose ntago bakitinga nka FDL komotere cyangwa se APSLS bitwa bazarendo so kedi andi twavugaho wareba icyegeranyo kiba cyakozwe ngo mu kwezi ngo hapfuye abantu ngo 80 na bari benshi mu mujyi nk'uyu wa Goma kibaze nk'igisenyi umvise ngo mu kwezi ngo twapfushije batishwe n'uburwayi bishwe n'amasasu n'ibyuma ngo abantu ngo senkane bose byageze bari abantu ko hatagaragajwe aba ngo biciwe hanaha bishwe n'aba reka da hano birasobanura ni inzara n'uburwayi byabisha ariko bakavuga ko byatewe nayo mu 23 ariko bakakubwira ati isanduku umwe bamushize mayiti imwe bayishyizemo sakute entre 80 nabyumvaga icyo nibaza abantu urishwa ko harimo mayiti bashinguye abantu batanu hano mfite video abaturage bari gutabaza ngo naye ngo ba ministre bazima ngo bashingwe abantu batanu ngo bahise bigendera bashobora no gushyingura abasanduku abereye aho ariko nka ministre bari munsi bari babahitanye hano hari umumama afite ari gutongana cyane sinzi niba mwabibonye namubonye ndamufitiye avuga ati ni gute bashyinguye abantu mwari muje kuzuza umuhango no kwifotoza ngo bereka amayanga ko nyine hari ibintu by'akababaro biteye bikiye mu 20 nari ariko nyirizina biteye n'isoni kujya guhamba umurwayi wapfuye kubera uburwayi wapfuye kubera izindi mpamvu ukamushyira kuri mu 23 ni bya bindi babuze ibyo bayisebya bakaba batangira no gukora ira ni nka report impimbano babakoze bakayishyira ku mugaragaro bwa Olivier uburyo bwo kwikuraho icyasha cyangwa urumva igeze ahantu idashobora ku kandi barabitegura ni gute mbwira abarwayi ukababika bakarinda bamagana 7 yabo nawe byantangaje nk'umuturage wapfushije umuntu hari yakwicwa n'inzara ukabika yakwicwa n'inzara makara ministre y'ubutabera ati hapfuye abantu babiri abandi bahoreka video y'imyamba gutorogosa umuntu wawe arapfuye ntumushyi abakongomani namwe rero muratubeshya pe mufite ikibazo muca ubwenge kuko ntago nababwira ngo umurwayi wawe yararwaye siritu tureke n'iby'inzara ashobora no kurwara indwara isanzwe bagiye kumubika iminsi Nyagateke kugira ngo bazagwire 200 urumva bisaba iminsi hari naho urabona ko harimo akantu ndivyo nabwiye ko uyu mujyi ubundi utwo dufaranga babahendesha ubundi kedi uyu mujyi ni inkoni imwe izagikubitwa buri munsi hari abivuga ku ruhande rwa bifuza ko ufata hari n'abareta bawukoresha nk'iturufu kubera kizaye community international ya media mpuzamahanga bawukoresha nk'iturufu yo gupyinagiza M23 cyane no kwisiga cyane no gukomeza kwerekana amahanga ko ari imutwe biterabwoba nk'uko babivuga Kedi hari n'inkuru twavugaho bonye ngo inkuru zo muri Kongo zugiye kuzivuga ntago wazirangiza ikadusoreza hano Kedi tuzongera rwose dushimire abakunzi ba Bwiza TV badukurikiye bamwe mu bantu batuba hafi dushimire abitwa Fiacre dushimire Dr Jean Paul dushimire Habyarimana François Suzana Generation Marigorette dushimire Aisha bose aho uri unarwaye Imana ibuye gukira ari mu Burayi Gasirabo aheretse kubura umwana Imana igumye kugwa kwihangana turebe Ramazana aho uri turebe Rwamucyinosa turebe Karangwa Yerepifani wahari Nyamirambo kuri 40 abantu benshi bayilike aho muri mwese mwumve ko Bwizira bakunda ndagenda gushimira urakoze cyane bwana Meki dushimire na Olivier uri kwanga rw'ibyuma
ariko tubwira n'abantu kedi buriya ntibadutera inkunga buriya aka kazi karakomeye regeze inkuru ntago ziva mu kirengo zitwitureho hano ntago ari imana dufite ukuntu tuzikurikirana kandi amakuru arahenda amakuru ni amafaranga izo ni ibindi bintu izi ngizi dukora bisaba kucengera usanga ati genda ungerera aha naho ndebere ukagera mu bazareno ukagera mu FDL ukagera hose uragerayo so kedi ndagushimiye ariko tunabwira abantu bakurikira Bwiza TV bakore subscribe kwa kedi kuri Mapendo TV bakuremere rwose kedi cyane barabizi ko inkuru za hano muri Kongo ziba zihari kwa wingi bakuremere kuko uri umuntu wa Bwiza so reka tubashimire mwese